n'umuryango we uze baje bamuherekeza bifotoze, nibamara kwifotoza bamutwaza ibihembo babasubire aho bari bicaye. hanyuma uwo munyeshuri wahize abandi araza kuguma imbere kugira ngo tuze gufata ifoto y'urwibutso n'abandi banyeshuri bari biwe bahize abandi. Mu mashuri abanza rero duhereyeho, umunyeshuri wahize bose wabaye uwa mbere mu gihugu yitwa Rwego Mutijima Bruno Riki, akaba yigaga ku ishuri Rwego atambuka aza imbere, yigaga ku ishuri Ecole Internationale Racine riri mu karere ka Bugesera. ubwo natambuka imbere ahagarara ahangaha, bafite ibihembo barabizana, yego urahagarara aho ngaho. hanyuma nyakubahwa Minister of State niwe uza kumuduhembera. Ego Rwego Mutijima Bruno Riki yabonye amanota 99 n'ibice bitandatu. Murabona batambukana ibihembo bagiye kumuha, harimo certificate, hakabamo computer, hakabamo ndetse n'ibikoresho bitandukanye by'ishuri. Mu gihe abanyamakuru barimo bafata rero iyo foto ye y'urwibutso, ari kumwe na Minister, kadusaba ababyeyi be n'abaje bamuherekeje bose baje bafate iyi foto. hanyuma nimara kuyifota barasubirana, iyo ibikoresho we aze kuguma imbere hariya ku ruhande ahateguwe. Ababyeyi tubasabe gutambuka bihuta, nabo tubabwira kandi ngo nimwishyuke. Felicitation Abu Bernard Mutijima na madamu ndetse n'abavandimwe, utambuke umushimire, abahesheje ishema. Erega natwe duhesheje ishema, buranda Deje Vanessa muhesheje ishema n'abarimu bose n'iki kigo Ecole Internationale Racine. Murakoze, reka dusabe. Ego twizeye ko Mutijima Bruno azakomeza kuba uwa mbere no mu myaka iri imbere, nibyo tumwifuriza. Ego murakoze. Ifoto twayifashe, mutwaza ibihembo, hanyuma uwo mwana wabaye uwa mbere natambuke yigire. Bruno ego urabusigaye. Ego urakoze cyane. Nyakubahwa Minisitiri asubira kwicarira. Turahamagara umunyeshuri wa kabiri, ariko mubyumve neza, uwa kabiri abanyeshuri bakurikiraho baranganyije. N'abanyeshuri tugiye gusoma bose batandatu, ahubwo ndabona ari 7 banganyije amanota. Uko tubasoma nuko bakurikiranye, ariko amanota barayanganyije bose, ubwo naba kabiri. Undi munyeshuri wabaye wa kabiri ni Intwari Ngabo Pacifique, yabana amanota 99 n'ibice 4, yiga nawe mu karere ka Bugesera kuri Wisdom Center. Intwari Ngabo Pacifique natambuke, hanyuma PS Charles Karache azi imbere amudushyikirize ibihembo. Nawe rwose congratulations. Abazana ibihembo babitambukane. Nuko uri umuntu w'umugabo, uzakomeze. Ndumva ibyo arimo kubabwira, ndagerageza kubivuga. Uzakomeza, wabona ubutaha uzabona PS cyangwa ukarengaho, nicyo tukwifuriza. Nawe bahabwa ibihembo ni certificate, ni computer n'ibindi bikoresho bitandukanye zifashisha ku ishuri. Hanyuma umuryango we nawe nutambuke dufate iyo foto, hanyuma yegere mugenzi we Mutijima Bruno mukanya. Ababyeyi nabo mwarakoze kumufasha. Kurera ni ku ishuri, ariko kurera ni no mu muryango. Uruhare rwanyu n'urwo gushimwa, n'abandi bakagira ishyaka nk'iryo. Murakoze. Nawe ibihembo bye murabisubiranaho yari yicaye, yegere mugenzi we. Nuko undi munyeshuri nkuko nababwiye nawe ni uwa kabiri, nuko banganyije ari benshi, yitwa Ineza Singizwa Musengimana Ani.
nawe yavuye mu karere ka Bugesera ku ishuri Ecole Internationale Racine, nawe nyine yagize amanota 98, twamusaba gutambuka. Hanyuma umuyobozi mukuru wa NESA akaza imbere akamushyikiriza nawe ibihembo akwiye. Ni karibu Tebuka uzi imbere nawe tuguha amashyi rwose. Umuyobozi mukuru wa NESA, abashinzwe ibihembo babimushyikirize kugira ngo ahembe uyu munyeshuri. Ubwo n'ababyeyi abaje bamuherekeje twabasaba gutambuka kugira ngo dufate iyi foto y'urwibutso, kabahesheje ishema kandi tumwifuriza kuzakomeza akazagera n'aharenzeho. Murakoze, mutambuke. Abadukurikiye hirya no hino, tunababwire ko iki gikorwa bashobora kugikurikira no kuri KT Radio. Tunabashimira cyane ko baduhaye uyu musanzu mu kumenyekanisha iki gikorwa n'abandi bose baba barimo kubikora ku bushake bwabo. Murakoze. Hanyuma nyuma y'ifoto y'urwibutso turabasaba namwe kuza gusubira mu mwanya n'izo ndabo muzimuhe nize. Hanyuma turabasaba gusubira mu mwanya kugira ngo duhembe undi munyeshuri nawe wabaye wa kabiri. Okay, murakoze cyane. Nawe aregera bagenzi be baje mbere. Umunyeshuri wa kabiri yitwa Byose niyo Aime Albine, uko tumusoma turamusaba gutambuka. Yigaga ku ishuri Kigali Harvest School ni muri Gasabo, nawe yagize amanota 99 n'ibice 4. Turasaba umuyobozi mukuru wa REB, DG REB Dr. Nelson Mbarushimana gutambuka imbere akamushyikiriza igihembo, akamutubwirira ngo yishyuke azakomeze atere imbere muri byose n'ibihembo bimugeraho. Abanyeshuri bose bahabwa computer, bagahabwa certificate n'ibindi bikoresho bizabafasha mu gihe bagiye ku ishuri. Byose niyo Aime, bakongera amashyi. Hanyuma n'abaguherekeje batambuka baza imbere. Ababyeyi n'ishema ryinshi batambuka begera uyu mwana baherekeje mu burezi akabasha kwiga neza, kandi nta gushidikanya muzakomeze mumehe hafi mu rugendo rw'ishuri, azakomeze azi imbere. Byose niyo Aime Albine nawe afite amanota 99 n'ibice 4. Murakoze cyane, musubirane y'ibihembo bye. Niba mumaze gufata ifoto y'urwibutso yegere bagenzi be. Umunyeshuri wundi wabaye wa kabiri uko bose banganyije amanota yitwa Irumva Bigwi Hugo, yiga kuri Apacop muri Nyarugenge. Bigwi tambuka tuguhe amashyi. Bigwi byinshi wagize nk'uko izina ribivuga, izina ryabaye umuntu. Urahagarara aho ngaho, hanyuma turahamagara DG wa RTB Engineer Paul Mukunzi aze amudushyikiririze nawe ibihembo byinshi akwiye. Mu gihe gitambuka, umuyobozi wungirije wa kaminuza araba yitegura mu kanya araza kuduhembera, n'umuyobozi wungirije wa RTB baraza kuduhembera bakurikiraho. Mwigire ahagana inyuma kugira ngo babone uko bafatiye ifoto y'urwibutso. Yego, mwigire inyuma gato. Nawe arahabwa ibihembo nk'iby'abandi bahawe. Ni impambi ikomeye, ni computer. Murabizi turi mu gihe cy'ikoranabuhanga bizamufasha mu kwiga. Yego, ababyeyi ni mutambuke namuherekeje bose. Numvise DG Mukunzi amubwira ati komerezaho, ejo uzakomeze ugere no muri RTB n'ahandi wifuza kuzagera. Murakoze, mwigire inyuma gatoya kugira ngo mwigire hirya, ndetse niba mushaka ko nanjye njya muri iyi foto nubwo naba ndyohewe. Murakoze cyane, uti rwose uzakomereza aho ngaho, ukomeza ubu wa mbere. Mujyane ibikoresho byegere abanyeshuri bagenzi be bahize abandi. Umunyeshuri wundi wabaye wa kabiri yitwa
uwitwa Ingabire Ella Jessica, twamusaba gutambuka bayigira imbere. Ingabire tambuke yigira imbere, nawe yabonye amanota 99 n'ibice 4, yigaga ku ishuri rya Saint André Muhanga. Yigira imbere, igihembo cye aragihabwa n'umuyobozi wungirije wa kaminuza Tengera Françoise. Yego, ubwo urimo uratangira amashuri yisumbuye ariko amaherezo ari muri kaminuza, uguze kumubaza uko uzahagera, ndabizi kuzagerayo kandi naho uzatsinda. Nawe arahabwa ya mpamba ikomeye mu burezi, computer. Icyemezo azajya yerekana abuzukuru ati njye nabaga uwa mbere mu Rwanda, namwe muzabigenze mutyo. Abamuherekeje baba batambuka. Yego, umwana w'umuprofeseri. Abamuhembe bati kugira isoko n'umwana w'umuprofeseri, ariko n'abatari abaprofeseri nawe bashyizemo imbaraga bariga bakaba abaprofeseri bakagera kure. Ariko nyine ni byiza rwose gufasha umwana kwiga. Mufatiye foto y'urwibutso, mutambukane yitwara ibyo bihembo bye, umwana agume imbere aze gufata ifoto. Yego, murakoze cyane. Tuni butaha azagereyo n'abazabe profesa. Undi munyeshuri wabaye wa kabiri nawe ni wa Muhanga Saint André, banganyije amanota, yitwa Shingiro Ivan Muhimba cyangwa Muhimba. Yego, tambuka uzi imbere, yabonye amanota 99 n'ibice 4. Turasaba DVC, umuyobozi wungirije wa RP, kuza kudushyikiriza igihembo uyu munyeshuri. DVC Nkuranga. Yego, abafite ibihembo babyigize hafi kugira ngo Shingiro abigezweho uko abikwiye. Murakoze, murabibona ko nawe ni certificate y'urwibutso azajya amanika akereka n'abandi. Computer izamufasha mu kwiga n'ibindi bikoresho bifite agaciro hariya bizamufasha. Hanyuma dusabe n'umuryango waje umuherekeje gutambuka gitore bihuse tugafata iyi foto. Namwe ni ishema ry'umuryango kandi aberetse ibyo ashoboye no gukomeza kugira ngo n'ubutaha tuzamubone mu bicu. Ndavuga agira kure. Murakoze, mwegere mumushimire, bafatiye ifoto y'urwibutso, hanyuma mutambukane ibyo bihembo bye mu byimbo murimo. Hanyuma Shingiro Ivan nasange bagenzi be. Undi munyeshuri wabaye wa kabiri ari nawe duhemba muri iki cyiciro cy'abarangije amashuri abanza, araza guhembwa n'umwarimu Sako. Umwarimu Sako ijya duhembera abanyeshuri kabaha ni na buruse, ubwo umuyobozi waje yihagarariye araza kubitubwira. Reka ni uwitwa Cyusa Mugisha Ivan, yiga kuri École Le Rossignol, atambuke azi imbere. Le Rossignol igifaransa ntabwo kiba cyoroshye. Murakoze, arahembwa n'umwarimu Sako, nari namubwiye. Yego, yahageze. Umwarimu Sako banke idufashiriza by'umwihariko abarimu mu gutuma batera imbere. Ibigwi byayo nabyo abayirimo barabizi, barayirahira. Reka dusabe n'umuryango waje uherekeje Mugisha Ivan gutambuka nabo bihuse, bakaza bagafata iyo foto y'ishema batewe n'umwana. Yego, tubasabe gutambuka, ni munyure hano mwihuse dufate iyo foto. Cyusa Mugisha Ivan, École Le Rossignol, ni umuryango waje umuherekeje. Baramushimiye cyane ko abahesheje ishema yongeye kuri bahesha. Hanyuma n'ibihembo yahawe nk'iby'abandi, computer certificate n'ibikoresho by'ishuri. Iyo foto igafatwa mukabitambukana ibihembo mukabisubirana mu byimbo byanyu. Hanyuma Ivan agasanga abandi bakaza kwigira hano, kuza kwigira hagati abanyeshuri bose tumaze guhemba. Hanyuma turaza gusaba abayobozi bose babahembye baraza kuza bafatana ifoto y'urwibutso bose. Ego,
Ego murakoze cyane, murababonye abanyeshuri bahize abandi. Nasaba rwose n'abari ku buhanga bw'ibyuma kudushyiriraho iyi liste y'abanyeshuri ba primaire barohize abandi bashoje ikizami, hanyuma abanyeshuri turabasaba igire hagati, hanyuma dusabe honorable minister n'abandi bafatanyije gutanga ibihembo kuza muri iyi foto. Ariko ndashyiraho n'akanje, ndashaka gusaba n'abandi bayobozi ndeba bo muri NESA kuza hano. Ndimo ndabareba mwese mwagize uruhare, ndabona deputy DG, ndabona Nzeyimana Jean Claude bakoze akazi gakomeye ushinzwe ibizami. Ndasaba yes na HOD Rose ni umuyobozi muri Minisiteri y'Uburezi. Ndasaba ndetse n'umuyobozi muri HEC, ikigo cy'igihugu gishinzwe amashuri makuru na za kaminuza, gutambuka kugira ngo mwese ufate iyi foto y'urwibutso. Nanjye ngiye kuyivumba ariko nzayivumba ubutaha. Ego mwegerane dufate agafoto k'urwibutso kugira ngo mu kanya duhembe n'abahize abandi mu cyiciro rusange. Mbibutsa ko abanyeshuri bose nubwo mubareba ari 8, uwahize abandi ni Rwego Mutijima Bruno Riki, hanyuma abandi bose babaye aba kabiri. Mutaza kuvuga ngo naguhamagara wa 5 cyangwa uwa kangahe, niko bimeze. Ego murakoze cyane, tubifurije rwose kuzakomeza gutsinda. Ayo mashyi yose n'ay'igihugu cyose ni ayanyu. Murakoze. Umwarimu Sako yarimo kuvuga ngo hari agaseke afite, araza kukavuga yihuse tumaze guhemba n'abarangije icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye. Ubu ni nabo tugezeho, tugiye guhemba abanyeshuri bahize abandi mu cyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye. Umunyeshuri wa mbere wahize abandi, ndetse uwa mbere n'uwa kabiri baranganya, ntabwo ari hano ariko amazina ye ndayasoma, bari bambwiye ko atahageze. Yitwa Uwamariya Leontine, yiga i Nyamasheke kuri ISF Nyamasheke, yagize amanota 98.7. Ntabwo yahageze keretse abari hano bambwiye ko yaje kuhagera nyuma. Hanyuma umunyeshuri wamukurikiye ariko baranganya, bagize 98.7, yitwa Musonga Isimbi Ola, yiga kuri Fawe Girls School Gasabo. Turasaba nyakubahwa Minister of State kuza ko muduhembera kuko yahize abandi mu cyiciro rusange. Ego tambuka gitore. Murabona umwana w'umukobwa wabahize, nangiye kumena amabanga ko bize hamwe, ariko ubwo ntago nabivuze. Nawe turasaba ibihembo bimugezeho, nawe ni impamba nziza rwose izamutambutsa. Isimbi nuko certificate uzayerekana abuzukuruza n'ubuvivi n'ibikoresho baguhaye bizaguherekeza mu gihe ugiye kwiga, nta shiti kuzagera kure. Reka dusabe n'umuryango we wose rwose twumvishaho amashyi n'impundu, nayo batambukiye gitore bishimye, baze bafata akagafoto na nyakubahwa Minister of State, hanyuma baze gusubirana ibihembo yahawe mu byiciro n'abaze kuguma imbere kugira ngo tuze gufata agafoto ke nk'uko bisanzwe n'abandi bahembwe bagenzi be. Ati nuko duhesheje ishema ukarihesha na Fawe Girls School n'abandi bose ku manota yawe 98.7. Ego murakoze kuri iyo foto nziza y'urwibutso muduhaye no kuba yarakoze cyane. Ego ni mu mutwaze, umunyeshuri arajyaho abandi bari bahagaze kugira ngo dufate ifoto y'urwibutso. Undi umunyeshuri ufite amanota ya 3 ariko n'uwa kabiri yitwa Ganza Joel yagize amanota 98.6. Tumusabe gutambuka, hanyuma nanone PS turamusaba aze kudutangira iki gihembo. Ganza Joel yigaga kuri Saint Ignace High School, Saint Ignatius High School iri Gasabo, yagize 98.6. N'abagiye guhembwa ibihembo bye ni computer, ni certificate, icyemezo
n'ibindi bikoresho byerekana ko yahize abandi kandi bizamufasha mu rugendo akomeje. Ababyeyi be twabasaba kuba batambutse bihuse baze bafate iyi foto y'ishema ry'umuryango. Kandi Ganza Joel azakomeze aganze no mu bindi amasomo ye ni ubuzima bwose. Yego, ndabona abavandimwe bashiki be barumuna be bose abahesheje ishema. Ganza Joel, dufate iyo foto y'urwibutso dusubirane mu byicaro ibihembo ashyikirijwe kugira ngo nawe yegere mugenzi we. Bwo murakoze cyane. Umunyeshuri wa kane duhemba umunyeshuri tugiye guhemba ukurikiyeho ni Uwitonze Kefa Milton, yiga kuri Collège Saint André muri Nyarugenge. Tumuhamagare azi imbere, hanyuma turaba dusaba Deputy DDG wa NESA kugira ngo aze adutangire iki gihembo. Ego, Kefa Milton yize amanota 98 n'ibice 4 nawe ashyikirizwa igihembo akwiye. Computer certificate cyangwa icyemezo cyerekana ko yahize abandi, hanyuma n'ibikoresho byo kujyana ku ishuri. Nuko Kefa uzakomeze utere imbere. Ego, hanyuma igihembo gikurikiraho kiraza gutangwa na Nzeyimana Jean Claude ukuriye ishami rikoresha ibizami ishinzwe ibizami muri NESA. Ego, umuryango we watambutse abaje muherekeze Kefa tugafata iyi foto twihuse. Ego, barumuna bawe bazakureberaho n'abaturanyi n'abandi bakomenye n'abandi barimo kukumva, nabo tubifurije kuzatera imbere cyane no gutsinda nk'uko uzakomeza ugatsinda. Ego, murakoze. Murafata iyo foto y'urwibutso hanyuma musubirane igihembo mu mwanya ho mwari mwicaye, mu gihe duhemba undi munyeshuri. Ubanzirizo wa nyuma turi buhembe yitwa Kwizera Mukwiye Richard cyangwa Richard, yiga kuri École des Sciences Byimana, yagize amanota 98 n'ibice 3, yatambuka. Hanyuma Nzeyimana Jean Claude akamudushyikiririza ibihembo. Nzeyimana Jean Claude umurimo uhurirwaho na benshi, ariko arabibazwa niba ushinzwe ibizanye n'ibizami. Urumva ko rwose nawe abakwiye gushimwa uko bikwiye rwose. Umuryango wa Richard watambuka. Yego, mutambuke gitore mushimire uyu musore ubahesheje ishema, munamufasha kuzakomeza nk'uko mwabitangiye. Richard Kwizera Mukwiye, yiga École des Sciences Byimana, nabagize 98 n'ibice 3. Ego, mufate iyo foto hanyuma Richard yegere abagenzi be. Igihembo tugiye gutanga, umuntu hanyuma tugiye guhemba muri iki cyiciro arahembwa n'umuyobozi ushinzwe department ushinzwe ishami rya polisi cyangwa gahunda muri ministeri, Madame Rose Baguma. Hanyuma umunyeshuri ugiye guhembwa we yitwa Uwase Divine, yiga kuri École des Sciences Byimana nawe mu Ruhango, mu karere ka Ruhango, yagize n'amanota 98 n'ibice 3. Uwase Divine ndabona. Ego,
twareka akabanza akajya agafata ifoto na Roza, hanyuma uyu mubyeyi akaza kujya mu yindi foto nyuma nibiba. Ego twasaba uriya mubyeyi kuba yigiye hirya gatoya bagafata iyi foto, araza muyikurikiyeho. Umunyeshuri nawe arahabwa computer certificate, agahabwa n'ibikoresho bizamufasha. Uriya mubyeyi w'umuyobozi arimo aramwongorera ngo nawe uzagere hano unaharenge, nawe ujye utanga ibihembo butaha, kandi nibyo tubifurije. Hanyuma dusaba umuryango we utambuke ufate ifoto y'urwibutso. Ecole de Science Byimana, abanyeshuri bahembwe 2 banganyaga amanota, Richard Mukwiye n'Uwase Divine, kandi biga no ku ishuri rya Byimana. Umva ko iri shuri n'andi mashuri tutagiye tuvuga by'umwihariko yose ari ayo gushimwa, ariko nabo n'amashuri afite abandi batsinze bataturutse aha n'andi nabo ejo bakoze cyane bahagera, ni nacyo tuba tubasaba. Ni uko rwose urabona akamwemwe wa mugani w'abaturanyi kari kenshi ku muryango. Nuko mufata ifoto y'urwibutso, hanyuma musubire mu myanya wanyu. Hanyuma abanyeshuri bahembwe muri iki cyiciro nabo baraza kuza hagati, dusaba b'abayobozi bose baze kuza dufata ifoto y'urwibutso. Abanyeshuri bahembwe muze mwigire hano, dusaba abayobozi bose batanze ibihembo ko baza bagafatana ifoto y'urwibutso. Twasaba ko mutambuka rwose abantu batanze ibihembo, duhereye kuri Minister of State n'abandi bari kumwe, kugera ku mwarimu Sako ndi buhe amasegonda 5 akavuga igihembo yavuze ko ashaka kwivugira. Mwese rwose nuko nanyaboneka nishema, n'abandi bazakurikiza mu butaha muzaze hano imbere mukorwe mu ntoki n'aba bayobozi, nabyo ni ishema rikomeye. Murakoze. Yego dukomeze. Aka gafoto ni keza rwose, aka gafoto ni keza, bitesha ishema. Ariko mwarimu Sako utaragenda amasegonda 2 tubwire igihembo ugiye gutanga kugira ngo duhite